ya reba aka kavideo maze ubashe kumenya uko wagafungura. Uraza muri application yawe ya VPN ngiyi ugiye karifese imeze gutya, uraza uyikandeho ukurikire nyine umenye ukuntu urasettingamo na kino igihugu ya urategereza nurangiza urahita ukanda ahangaha handitse like, uraza ukandaho nurangiza birafunguka bimeze gutya. Aha hantu urabona mbere hari TV, aha hejuru hano hasi uraza ukanda aha kabiri, uraza ukande aha kabiri, nurangiza urascrollinga ujyana hejuru uzamuke, urabona harimo ibihugu byinshi cyane bikoresha izi ni simukadi bagenda bakoresha, nibyo turaza tubitiremo ahangaha aba ariho uza ukande uhitemo handitse Rwanda Airtel Free One, wahitemo nurangiza urahita uza nanone aha hambere, nurangiza uhemeze naho uhitemo iyi seva One, aba ariyo uhitamo uyikandeho yari birahita bimera gutya. Nurangiza uhite ukanda aha hasi ahanditse start, ubwo ngubwo numara gukanda hano handitse start urategereza iyi mibare hano hejuru irabara, ndetse n'ahangaha hejuru bahita bakona bitiki, hejuru hahita hajyaho akagafunguye. Tayari nizere ko ubibonye, nibimera gutya umbwire, nibidakunda nabwo unyandikire muri comment, ibuka gukanda subscribe naho ubutaha. Ciao ciao.